iyo ni message ya mbere. Amasengesho y'iminsi ibiri ku muntu wibonyeho ibimenyetso nk'ibyo ngibyo, cyangwa se ubana n'umuntu utari gusobanukirwa bimeze bite. Hanyuma n'uwigeze arota izo nzozi, ukarota nyine ibintu byerekeranye n'ubwiherero cyane, ariko iyo urose ujya mu bwiherero byo biba bisobanuye ko hari ibyaha bigusohotse muba watuye neza, hanyuma imyandika kuvaho y'ibyaha. Ariko warose tuwarete mu bundi buryo ukayibona imbere yawe utayijyaho gusa, harimo question mark, harimo ikibazo gikomeye cyane. Ubwo tuvuga bike hano kugira ngo uwiyumva muri icyo cyiciro we aba afite umwihariko wo kuduhamagara, kuko ntabwo ukuri kose ku isi ari kwiza, kuko cyane ko dukurikirwa n'abantu bitanareba cyane n'abandi bitafasheho. Rero hari umwihariko wawe wowe ufite ikino kibazo gikomeye cyane. Hanyuma message ya kabiri ishamikiye kuri iyi ni abantu barozwe umwuka wo kutajya mu bwiherero. Ukaburya ukanywa, ariko mu nda yawe ntukore muvoma, ukajya kwa muganga bakaguha ibinini byo bituma umubiri ukora neza, n'igogora rikora neza, n'igifu gikora neza, ariko no bikanga, ukibaza ikintu cyabaye. Nabwiwe ko hari imbaraga z'abadayimoni bahagurukiye kurwanya abantu kugira ngo amara yabo ahure n'ibibazo bikomeye, ndetse n'igifu cyabo, ibifu bishwanyagurike. Ibyo biragendana n'iki ndababwira ko uyu muntu akwiriye kwinjira mu bihe ko ndi Imana ibasha gutunga umuntu atinjiriwe no mu mazu yubatswe n'abantu. Hanyuma Imana irambwira ngo ni igihe cyo gutekereza kabiri, kandi ni igihe cyo gusenga. Imana imbwira ko namwe mukeneye igihe cyo gusenga amasengesho y'iminsi ibiri, muyoboza Imana inzira, kandi munayibwira ngo twambike imbaraga, kuko hari ubuntu bw'Imana bwari bwarabavuyeho, Imana ishaka kongera kubagaruraho, nta bintu biba disturbinga. Amahoro y'Imana abane namwe, inshuti z'umusaraba bakundwa muri Kristo Yesu, ubwoko bw'Imana, mumeze neza. Twari tumaze iminsi itari mikeya tukatagaragara ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi ntabwo tuba duhugiye mu bindi, tuba turi mu by'ubwami bw'Imana. Ariko kandi nk'uko mubizi, ntabwo Imana ari radiyo ivuga buri munsi cyangwa ijyanwa kuri FM dushaka, kandi tuza hano hari ikituzanye, hari target ituzanye, kandi hari icyo Imana iduhaye, idushyize ku mutima, kandi turizera tudashidikanya ko uyu munsi tugiye kubana namwe mu butumwa twahawe bukomeye cyane. Reka tubanze dusenge, hanyuma mbaramutse aho muherereye mu mijyi itandukanye y'isi no mu bihugu bitandukanye by'isi. Mwami Yesu, turagushimiye mu mbaraga z'umwuka wera zikomeye cyane. Urera, urakiranuka muri byose, uri umutsinzi, uri umutabazi. Urera, kandi kwera kwawe gukwiriye urusengero rwawe ariyo mitima yacu. Uwera wa Isirayeli, itorero riraca mu bihe bikomeye, ndakwinginze kugira ngo abe ari wowe urengera buri ntama yawe aho iherereye, aho ariho hose, mu izina rya Yesu. Duhagaritse umwuka mubi wa Satani urwanya ibiganiro bya nyabyo, hanyuma uwo mwuka ukazamura ibiganiro bidafite icyo byungura isi n'abantu. Ndasenze cyane kugira ngo igikundiro n'ubwiza bw'Imana bwururuke bukayangane kuri twebwe. Uyu muntu ugiye kunkurikira agire ahantu ava, agire n'ahagera mu mbaraga zikomeye z'umwuka wera. Rest for and now. Urakoze Mwana, kuko wururukanye n'abamarayika bo kuturinda, kandi mu izina rya Yesu ducyashye kirogoye yose abadayimoni bajora ibyo tuvuga, kandi bakarwanya ubwami bw'Imana. Turabanetralije, tubasubije ikuzimu mu buryo bukomeye cyane. Turizeye kandi tudashidikanya ko uri Imana yacu, dushingiye ibyo wakoze, n'ibisigaye uzabikora. Hari aho tuvuye, hari n'aho tugeze, hari n'aho utuganisha mu isi y'umwuka no mu buryo bukomeye cyane. Sengeye umuntu urwaye abohorwe n'imbaraga zawe. Petero na Yohana ku irembo ryitwa ryiza baravuze ngo udutumbire, niko babwiye ikirema. Hari umuntu uri burebe kino kiganiro kubwo gutumbira amavuta ari mu bantu b'Imana. Reka ubumuga bwose yari afite
ahagurutswe nawe. Hari ubumuga bw'ubukene, hari ubumuga bwo kutumva ijambo ryawe, hari ubumuga bw'ubunebwe, ariko kandi be a Lord asifo and now. Uri Imana itegeka imyuka yose igaceceka mu izina rya Yesu. Ushimwe kuko wumvise gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Reka duhere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dusuhuje abakozi b'Imana mu ngeri zitandukanye, apostolique, reverend, pastor, muri mu bihe byo kuba mudakora umurimo w'Imana kubwo amavugurura yabayeho n'ibihe bitandukanye by'umuyaga utoroheje muri gucamo. Ntabwo ari uko muri ibicibwa mu gihugu, nta nubwo ari uko mutara banyagihugu, ahubwo ndizera ntashidikanya ko buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu. Ndagira ngo mbasuhuze aho muherereye. Nsuhuje kandi abanyarwanda muri rusange mwese uko mungana, muri inshuti kandi muri abavandimwe, bakuru banjye, barumuna banjye, bashiki banjye, babyeyi bamzara n'abandi. Suhuje inzego z'ubuyobozi aho ziherereye, ahariho hose abadukurikirana mu buryo butandukanye. Mubonye akanya ka pause cyangwa se no muri weekend kubemera Imana. Hanyuma n'abatayemera turabasuhuje. Ndasuhuza abantu bari muri Uganda, muri inshuti zanjye z'akadasohoka, Yesu abamugisha. Ndasuhuza abantu muri Kenya, Yesu abamugisha. Abantu bari Mozambique, Yesu abamugisha. Abantu bari Tanzania, Yesu abamugisha. Abantu bari i Burundi n'ahandi mu bindi bihugu bitandukanye, Yesu abamugisha. Abakristo bavandimwe dusangiye kwizera muri Kristo Yesu, abo muri Afrika y'Epfo, mu bihugu bitandukanye, abizera bose muri Afrika na East Africa, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami, by'umwihariko abumva ururimi tuvuga rw'Ikinyarwanda. Nambutse ku migabane itandukanye muri Amerika. Murabizi ko muri inshuti zanjye zikomeye cyane z'akadasohoka, niko nabyita, ba diaspora, muri inshuti nziza kandi Yesu abamugisha. Tubanye neza, ababyemera, abemeye ko tubana neza, tubanye neza, ariko n'abatabyemera nyine nabo turabasengera kandi turabakunda mu izina rya Kristo Yesu. Ndasuhuza abantu bari mu mijyi itandukanye, Texas hakunda kunzamo cyane, nkasuhuza abantu bari Los Angeles, ndabasuhuje kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Hari na mwene data wanyandikiye anyibutsa umujyi arimo, ariko ndumva uwo mujyi ndawibagiwe, ariko nawe Yesu aguhe umugisha, abane nawe. Bari mu Bufaransa, inshuti yanjye iri mu Bufaransa, ndagukunda, Yesu aguhe umugisha. N'indi migabane itandukanye ku isi yose, muri Oman, Yesu abahe umugisha. Mu bihugu by'Abarabu ndabizi ko biba bitaboroheye kuba Kristo, ariko kandi nubwo muba mukurikirana ijambo ry'Imana, murikurikira mwihishe, ariko kandi ni ubutware. Turi kugenda twinjira mu bihe bikomeye, ariko kandi tuzavuga imbaraga z'Imana, urupfu n'umuzuko bya Kristo Yesu. Uko isi irushaho kugenda ikanda abera, niko abera nabo Yesu ari kurushaho kugenda abegera. Bibiliya ivuga ko itorero ry'Imana ntabwo ryigeze risezeranwa kuzabaho mu gihe cy'umudendezo ritabangamiye isi, cyangwa ngo isi nayo iribangamire. Reka mbere kuri iki nkimara kubasuhuza abakristo cyangwa se abakristo, abakozi b'Imana, abantu b'Imana batoranijwe n'Imana muri rusange, bakiriye Umwami Yesu nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo, batagendereye ibindi, bahuye na Yesu kwabo. Abo ngabo ni ubwoko butuye ukwabwo, kandi ni abanyamugisha, ni abantu b'Imana, ni abantu bakomeye mu maso y'Imana, ni abantu bashobora gutitiza isi cyangwa bagakanga isi mu migambi isi ibiri gutegura. Hanyuma Satani nawe kuko akunda imirimo y'uburetwa ku bana b'Imana mu gihe bakiri mu isi kandi yarayigabanye, abakoresha uburetwa mu buryo butandukanye. Ariko ndagira ngo buri munyetorero wese akomere, kuko Bibiliya iravuga ngo hahirwa ibyanjye bitazagira gute,
bitazagusha. Wowe Imana yabwiye ko izamuye ukaba ubona urushaho kumanuka umunsi ku munsi, hahirwa uw'ibya Yesu bitazagusha. Wowe Imana yabwiye kugaburira ukaba utari kurya uko bikwiriye, hahirwa uw'ibya Yesu bitazagira gute, bitazagusha. Aya ni amagambo Yesu yayitumye kuri Yohana, aramubwira ngo mugende mumubwire ko ibirema birahaguruka, abakene barabwirizwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Hanyuma mumubwirire ngo kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Nari mbanje kubaramutsa no kubakomeza no kubabwira ko itorero rya Kristo rirakomeye, rikiri mu isi, rifitanye ubumwe na Kristo. Ariko kandi reka mvuge n'iki, itorero ry'Imana ribangamiye isi, ribangamiye imigambi itegurirwa mu isi y'umwijima, ribangamiye imirimo y'ubukonikoni bwa Satani, benostifo eno, kubera ko itorero riba mu isi ariko rigakorera imirimo yaryo mu isi, ariko ryibara nk'abashyitsi n'abimukira, kuko n'abatabyemera, ariko igihe kiragera bagapfa bakabona ko ari abashyitsi mu isi. Hanyuma itorero byo by'umwihariko Satani ararirwanya. Iyo tuvuze itorero ntabwo ari izi nyubako zubatswe n'amaboko y'abantu. Itorero rya Kristo, nubwo hari benshi babihakana, abandi bakabijora bavuga bati oya sibyo, itorero rirahari riragaragara, no, ni ukuvuga ngo itorero rya Kristo riri mu ibanga. Kuko uyu munsi impamvu nuko nta gipimo gihari gipima abanyetorero n'abatari abanyetorero. Icyakoza hari abavuga ngo bazabamenyera ku mbuto zawe. Reka mbabwire inshuti zanjye, abasinzi nta muntu barusha kwera imbuto. Ntabwo nzi izo mbuto arizo, ariko buriya barafashanya, barasurana, barasomyanya ku byo banywa. Abanywa tabi n'abanywa biyobyabwenge bakundana, bererana imbuto cyane. Ntabwo ibyo bisobanuye ko ari abana b'Imana, ariko kandi nta nubwo bivuze ko bari kujya mu ijuru. Ni ukuvuga ngo rero itorero impamvu riri mu banga rizwi na nyiraryo, ariko kandi kuko nyine hari inyigisho zibivuguruza, ntabwo twabura kubivugaho nanone, ngo kuko abantu babivuguruza, abantu bagera ku bwenge bw'isi bakaba bahanga cyane, ariko ubwenge bw'Imana bukagira ubwo bubihisha cyane. Ntabwo mbivuze nk'ihangana, aribwo ni ukugira ngo mumenye neza ko Yesu yaravuze ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye, izo zizi ijwi ryanjye, iyo nzihamagaye ziritaba. Ariko bivuze ngo nanone zitari intama zanjye ntabwo zizi ijwi ryanjye. Rero Yesu abagirire neza, Yesu abamugisha, Yesu abane namwe. Nagize ihishurirwa bakundwa bavandimwe muri Kristo Yesu. Numva ijwi rivugana nanjye mu minsi maze, ijwi rirambwira ngo nihabeho gusenga abantu batisengesheje, ngo kuko Satani amaze igihe kinini akorera ahantu hakomeye cyane, ariko kandi h'umwanda utangaje. Birashoboka ko hari abandi bene data bagiye babibona cyangwa se ntibabibone, ariko iryo hishurirwa ni hishurirwa nagize. Imana imbwira ngo abantu basenge cyane, kuko Satani afite strategie zikomeye cyane muri satanike yiwe mu buryo bw'urwego ruhambaye. Akajije umurego, kuko itorero rya Kristo riri kumutwika cyane, riri kumubangamira cyane. Hari imbaraga z'ibigirwamana ziri gusenyuka, hari imyuka irimo isenyagurika cyane, igashwanyagurika, bigatuma Satani atakaza ingabo nyinshi. Rero afite strategie amaze igihe akoresha. Naratangaye cyane, muti niyihe mukozi w'Imana? Strategie nagiye kubona, mbona abantu bararyamye, ariko mu kuryama mbona bamwe barabyuka bakinjira, bagahinduka abandi bantu. Nkabona hari umwuka w'ikiyoka uturutse mu bwiherero, cyangwa se aho abantu biherera, twe tuvuge ngo toilet, mu matuwarete. Hanyuma Imana irambwira ngo komeza urebe. Hanyuma nkabona hari abantu binjiye mu isura mbi y'umudayimoni. Nabonagwa udafite ishusho mbasha kumenya ngo ni iyihe, ariko ukabona umuntu ahise amanuka nk'icyuka. Hanyuma ndakomeza ndareba, mbona abo bantu bagera aho ngaho, hanyuma bagahita baca mu cyuka.
noneho bakamanuka bagahabwa imbaraga mu gitondo bakagaruka, umuntu agahita abona umuntu bari bari kumwe ku buriri baracyari kumwe ariko komte umuntu yamanutse ikuzimu. Imana irambwira ngo bamwe mu bantu bazakurikira iki kiganiro hari abantu bazandika bavuga ko cyangwa se bazaduhamagara bavuga ko bafite abantu babo bimeze gutyo, bibaza uko bimeze, babasiga imiti bakabasinziriza umuntu agasinzira nk'uwapfuye. Imana irambwira ngo dusenye umwuka uri guca mu bwiherero uza kurwanya abera b'Imana n'abana b'Imana. Beni olasti for enough. Imana kandi irambwira ngo buri wese wiyiziho uyu mwuka asenga amasengesho y'iminsi 2 yitandukanye n'imbaraga zimugenderera bamutumaho, kuko uyu mwuka nabonye ari umwuka umaze gufata intera ikomeye cyane mu buryo bw'ubwiru. Benshi bazi ngo kujya mu myuka ya Satani abantu banyura mu nyanja abandi banyura mu mazi, ariko hariho na strategie y'amatoilette. Ndabizi ko hari abahinyura ibihanurwa, ariko Bibiliya iravuga ngo ntimukabihinyura mu bigenzuza ijambo ry'Imana. Hanyuma iyo tuvuga ubutumwa bwiza cyangwa se iyo twatura tukavuga iby'Imana yaduhishuriye, si iterabwoba, ahubwo tuba tuburira abera, kuko nyine tuba mu myizerere ya Gikristo kandi yizera ubuhanuzi n'ibihanurwa. Ariko kandi nanone iyo utabyizera ntibisobanuye ko nanone urwanya ababyizera, kuko nk'ubu sinizerera mu mirimo y'ubupfumu ariko sindwanya abizera ubupfumu, kuko ni uburenganzira bwabo. It's okay, ntacyo bitwaye kuri bo, ariko kuri jye ntabwo nahisemo imirimo y'ubupfumu, nahisemo kwizera umwami Yesu. Uwo mwami rero nizeye aravuga, kandi niyo nawe muhanuzi mukuru, ariko ntiyigeze yemerwa kuva kera. Nimusoma murasanga ibyo yavugaga byose abafarisayo n'abasadukayo barabirwanyaga. Iyo tuvuze ibi rero ku bana b'Imana babyumva, mujye muhita mwinjira mu bihe byo guhamagara imbaraga z'Imana. Ku batabyumva namwe turabasengera kugira ngo umwuka w'Imana abagenderere. Hari umuririmbyi uvuga ngo dushake uwo mwuka wera, dushake uwo mwuka. Hanyuma iyo ni message ya mbere. Amasengesho y'iminsi 2 ku muntu wibonyeho ibimenyetso nk'ibyo cyangwa se ubana n'umuntu utari gusobanukirwa bimeze bite. Hanyuma nuwigeza arota izo nzozi, ukarota nyine ibintu byerekeranye n'ubwiherero cyane, ariko iyo urose ujya mu bwiherero byo biba bisobanuye ko hari ibyaha bigusohotse muba watuye neza, hanyuma imyandika kuvaho y'ibyaha. Ariko warose tuwarete mu bundi buryo ukayibona imbere yawe utayijyaho gusa, harimo question mark, harimo ikibazo gikomeye cyane. Ubwo tuvuga bike hano kugira ngo uwiyumva muri icyo cyiciro we aba afite umwihariko wo kuduhamagara, kuko ntabwo ukuri kose ku isi ari kwiza, kuko cyane ko dukurikirwa n'abantu bitanareba cyane n'abandi bitafasheho. Rero hari umwihariko wawe wowe ufite ikintu kibazo gikomeye cyane. Hanyuma message ya kabiri ishamikiye kuri iyi ni abantu barozwe umwuka wo kutajya mu bwiherero. Ukaburya ukanywa, ariko mu nda yawe nukore muvoma, ukajya kwa muganga bakaguha ibinini byo bituma umubiri ukora neza, n'igogora rikora neza, n'igifu gikora neza, ariko bikanga, ukibaza ikintu cyabaye. Nabwiwe ko hari imbaraga z'abadayimoni bahagurukiye kurwanya abantu kugira ngo amara yabo ahure n'ibibazo bikomeye, ndetse n'igifu cyabo ibifu bishwanyagurike. Ibyo biragendana n'iki ndababwira ko uyu muntu akwiriye kwinjira mu bihe byo gusenga, ariko akanasengerwa. Niko Imana yambwiye. Muzakoresha amazi asanzwe, amazi yo kunywa, uyafate uyasengere cyane. Numara kuyasengera wizere, ubundi uyanywe, hari kizahita kiba mu nda yawe, hakabaho igogora rizima, hanyuma ugahita ujya mubwira. Kuko hari ubwira ubundi bukomeye bwa Satani buri inyuma y'ahangaha, twahishuriwe ko si byiza ko tubutambutsa. Hanyuma indi message ni message y'abakozi b'Imana cyangwa se y'abashumba
batari gukora muri bino bihe. Nagize ishyaka n'umuhate byo gusenga, ariko kandi ubwo nanjye nari mfite ibimbabaje, nari mfite ibyo ndeba nkabona sinzi uko bimeze. Mu by'ukuri amavugurura yose aba ari ngombwa, kandi ukurikije naho igihugu kigana nyine, politike nayo igomba gukora akazi kayo. Ntabwo ari byiza ko tubabangamira cyangwa se ngo tubabwire ngo ibi mukora nibyo cyangwa si byo, kuko ni uburenganzira bwabo. Isi barayihawe kugira ngo bayitegeke, kandi natwe tukwiriye kugandukira abatuyobora. Ariko kandi dufite umwami Yesu nanone uduha amakuru. Sinzi umuntu nabonye ari kuvuga ngo abapastori benshi ngo barapfuye, ngo abandi ngo inzara irabica bapfe. Ndagira ngo mbahire itangazo: umuntu wese wahamagawe n'Imana ntabwo yaratunzwe nuko hariho inyubako yitwa urusengero, ahubwo atunzwe n'imbaraga z'Imana, atunzwe n'amaboko y'Imana. Nagiye kubona mbona ibiganza binini biteruye abantu b'Imana, hanyuma Imana irambwira ngo uko nacikiye abanjye muri COVID-19 nkabitaho, n'abatari abanjye nkabitaho, ngo by'umwihariko abakozi banjye bankoreye mu kuri no mu mwuka, ngo bari kwibaza, kuko nabonaga abantu bari gusenga bibaza ngo ese Mana, bamwe bari kuzana ubutumwa ko Imana idukubuye, abandi bakazana ubutumwa ko twakugomeye, nkatwe twakoze iki? Imana irambwira ngo bariya abantu bari mu gisata cy'abantu banyubahishije, nubwo wenda batari kunkorera ubu tuvugana, imiyaga yabatwaranye n'abandi, ngo ariko ndabishimira kandi ndabakunda. Imana irambwira ngo ntangaze neruye ko muri iki gihugu hagiye kubamo ububyutse bw'ivugabutumwa rikomeye ry'imbaraga. Hanyuma abantu bagiye kubohoka mu buryo bukomeye cyane. Hagiye gucaho agahe, Imana icayure ihene mu ntama. Hanyuma ihene ziranyura ibumoso, ndababwiza ukuri, ariko intama za Kristo ziraca iburyo, kandi mu buryo bw'Imana harimo amafunguro atunga abantu b'Imana. Ibisuku bizeza ibitangaza ni ubutumwa nahawe ku muntu wiringiye Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, ku muntu wavuganye n'Imana, Imana ikagukura ku rumogi, ikagukura mu nzoga, ikagukura mu mihanda itandukanye, ikakugabira umurimo wayo, ikakugabira itorero ryayo. Imana yanze ko wandura, kuko hari agahe kagiye kubaho ko kwanduzwa n'imyuka y'uburyo butandukanye butari bumwe. Ubuhamya bukomeye cyane buzatangwa nyuma y'ahangaha. Ariko kandi wowe Imana irakwaruye, iguhaye agahe ko gutekereza uburyo ugiye kwambara imbaraga. Kwambara imbaraga si ukujya mu buvumo n'imisozi n'ubutayu, nabyo ntibyemewe. Ariko kandi Yesu ari muri wowe, Yesu ari muri twe, Yesu ari muri twebwe. Nta muntu wabujijwe gusenga, nta muntu wabujijwe liberté yo kuvugana n'Imana. Uzwi n'Imana azamenywa nayo, kandi Imana imaze igihe ivuga ko buri muntu wese igiye kubarana nawe. No mu butumwa twagiye dutanga hano birahari byinshi twagiye tubihanura. Delopa ano de fosai. Imana irambwira ngo muntu rero wahamagawe, icara utuze, inzira igiye guharurwa n'imbaraga z'Imana, kandi ukuboko kw'Imana gukomeye. Ntucike intege, kuko itorero rya Kristo ntabwo rijya ricika intege, ntirijya ripfa, ribaho, rizabaho n'iteka. Bibiliya iravuga, n'umuririmbyi akavuga ngo no mu ipfa ryanjye iryo zina rya Yesu niryo rizagira gute, rizampumuriza. Nimuvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, nimubwirize ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana muri system iyo ari yo yose. Umuntu naguhamagara umubwira inkuru nziza y'agakiza k'ijambo ry'Imana. Umuntu nagusura umubwira inkuru nziza y'agakiza k'ijambo ry'Imana. Uko Imana yagutungaga igiye kugutunga byikubye inshuro ebyiri, kandi ndabigutangariza nk'umuntu wahawe ubutumwa bukomeye. Ndagukomeje. Nahawe rero message ku bantu bose b'Imana batari gukora muri kino gihe. Buri wese nabonye yatewe n'ikintu kimeze nk'ubwoba. Imana irambwira ngo itegereje urebe. Ndavuga ngo ni ibiki ko abantu bari kudagadwa bameze nk'abantu barwaye umusonga. Nabonaga abantu bameze nk'abarwaye umusonga. Imana irambwira ngo baciwe intege nuko bari gutekereza ko amazu yubatswe n'abantu batacinjiramo, ngo ariko ndi Imana ibasha gutunga umuntu atinjiriwe no mu mazu yubatswe n'abantu. Hanyuma Imana irambwira ngo ni igihe cyo gutekereza kabiri,
kandi ni igihe cyo gusenga imana. Imbwira ko namwe mukeneye igihe cyo gusenga amasengesho y'iminsi 2, muyoboza imana inzira kandi munayibwira ngo twambike imbaraga, kuko hari ubuntu bw'imana bwari bwarabavuyeho, imana ishaka kongera kubagaruraho nta bintu biba disturbinga. Nubwo bwiru rero bukomeye cyane imana yambwiye. Hanyuma izindi message nazo nk'ebyiri, hanyuma tukinjira mu mwanya wo gusengana namwe. Nabonye umwuka w'abadayimoni binjiriye mu buryo bw'inyatsi, umuntu akakira ibintu ariko ntamenya aho binyuze. Aho ni muri rusange abakijijwe n'abadakijijwe mu nyumve neza. Njya mbona inyigisho nyinshi ngo nta nyatsi baho, ngo twe turabizi my friend, twaciye mu bintu bikomeye, twahuye n'inyatsi zikomeye, kuko hari n'ibintu bisobanura inyatsi abantu bagiye babona mbere yuko binjira muri uwo mwuka. Ugasanga uri mu rugo, uri umupapa, mu by'ukuri ahantu depoje hose ibintu ntibikunda, ntibzemera, nayo ufashe aguca mu myanya y'intoki udakoze ikintu wasabwaga gukora. Hanyuma imana irambwira ngo nitegereze nebe, mbona inama y'ikuzimu yazamuwe ngo abantu bicishwe umwuka w'ubukene, hanyuma byitirirwe imana n'abasenga. Ibintu biragwira. Hanyuma imana irambwira ngo itegereze urebe, abadayimoni babikora bagendereye kugira ngo bashyire icyasha abantu b'Imana. Hanyuma imana irambwira ngo ije kurandura umwuka w'inyatsi ku bantu bemera kuyumvira n'abantu bemera kuyihamagara no kuyambaza mu gihe gisa n'iki ngiki. Imana irambwira ngo buri wese yinjire mu gihe cyo kuzasenga umunsi umwe, wiyuhagiza amazi wasengeye arimo umunyu usanzwe. Ufata amazi uyashyiremo umunyu uyasengere, noneho uyakarabe mu biganza, wirukana umwuka w'inyatsi ugukurikirana. Hari imyuka y'inyatsi dutererezwa n'ibisekuruza byabo, tuvuka ukavuka uri umukene, wavukiye kuri papa wawe umukene, na sekuru yari umukene, na sekuruza yari umukene, na sekuruza yari umukene urwaye amavunjura aho ngaho. Hanyuma ugasanga uwo mwuka urimo urakokama, witandukanye n'ibigirwamana zo mu miryango. Hanyuma indi message ni message nagiye kubona, mbona ibiganza biri kuvuga ngo buri wese nampereze Bibiliya afite, Bibiliya ijambo ry'Imana cyangwa Bibiliya yera. Ndongera ndatumwa ngo babwire ngo umuntu wese ufite Bibiliya ijambo ry'Imana cyangwa Bibiliya yera niyinjire mu bihe byo kuyisoma, ndabinginze kubw'ibabazi z'Imana. Nanjye ubu nafashe ibihe by'umwihariko ndi kubisengera, nafashe ibihe by'umwihariko byo kongera gusoma ijambo ry'Imana. Imana irambwira ngo imiyaga myinshi impamvu iri guhutaza abantu bibagiwe gusoma ijambo ry'Imana, abantu bibagiwe kuvugana n'Imana mu buryo bw'ijambo, ngo kuko hari igihe kizagera Bibiliya mukazakwa, kuko nabibonye rwose pe, nabibonye buri wese agategekwa kutayisoma, ngo kubwa amagambo y'iterabwoba arimo, ngo kubwa ibintu bidahwitse, bitagendanye n'igihe umuntu agezemo. Isi iri gutera imbere, nta bikwiriye kwitwa gutya, nta bikwiriye kuvugwa gutya, bivugwa gutya. Abantu bagiye kuvuguruza Imana mu buryo bweruye, kandi icyo gihe baragifite, baranacyemerewe, kuko nyine umusaruzi arimo arasarura, kandi nanone Satani nawe arashaka abasarura. Yes, rero Yesu abamugisha, Yesu abane namwe. Ndabizi ko mudukurikira kandi mudukunda. Imana ibagirire neza. Ucyumva buno butumwa ari uwo bureba, urasabwa kubusharinga ku bantu batandukanye. Yesu agumugisha, Imana ibane namwe. Munyemerere dusenge soze kandi mbashimira kuba mwabanye natwe muri aka kanya kangana n'iminota hafi 40 cyangwa se 45. Data mu izina rya Yesu Kristo, hari amayerekwa akomeye wampaye. Iri yerekwa ry'ubwiherero ndasenze kugira ngo umwana wawe wese mwumvise ibi bintu ahabwe imbaraga zikomeye z'umwuka wera. Hanyuma uwarucitse intege yakire imbaraga z'Imana, kandi utemeranyaga n'umwuka wera yemeranye n'umwuka wera. Anandi mayerekwa yose dutambukije, rekuhe abana bawe imbaraga n'ubuntu bukomeye. Dusabye twizeye kuri Imana iturengeye mu mbaraga z'umwuka wera. Amen. Shalom. Yesu abahe umugisha. Yesu abane namwe. Amen.